Yes, reka tubasuhuze inshuti mukurikiye Tarsis Hope Ministry TV. Ni wa muhungu wanyu Patrick Mazimaka cyangwa se unyite Karabo k'Imana. Shimira buri umwe wese umaje gukora subscribe, n'abatarayikora muyikore, mujye mwibuka no gukanda notification kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Mbere yuko dutangira ikiganiro rero reka tubanze twamamaze abantu bakeneye ahantu ho kurara heza, hameze neza, hari ubusaswa bwiza cyangwa se uburiri bwiza. Iyo mvuze uburiri bwiza ni icyumba cyaho kurara abahashashe neza, hari icyumba kitarimo ibintu bya fake ahantu ushobora kubona douche wiyuhagiriramo heza, nta bintu byo kujyana ibase ngo wuname, ni amazi abamanuka. Gana ahantu bita kwa Chanceline Star Hotel, ni ahantu heza cyane. Ubugeze hano ahantu bita mu Kinama, ahantu bita ku muhanda bita 11, ngira ngo abenshi murahazi abi Burundi, muri quartier Gitega. Uhageze wabaza ahantu bita kwa Tarsis, nanjye kwa Tarsis ubwo hano intuzi ministeri yarantwaye nayo ndaje nyamamazeho. Ahantu bita kwa Chanceline Star Hotel bahita bahakwereka. Ukeneye rero ibindi bisobanuro wahamagara nimero ureba kuri screen aho ngaho, cyangwa se ukiyizira uramutse unahazi ukahagana ibintu bigakomeza kugenda neza. So rero ndagira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro nongere namamaze ministeri. Iyi ministeri dukoreramo ni ministeri ifasha abababaye, abantu bose bababaye. Ni ministeri yashinzwe n'umugabo witwa Tarsis, turanamusuje cyane. Iyi ministeri rero ni ministeri ibikeneye n'ubushobozi, ntabwo twabihisha. Nawe uramutse ureba ibi biganiro hari ukuntu Imana yakugiriye neza, ushobora guhamagara izo nimero ziri kuri screen, naho bashobora kukurangira, iyo nimero yakurangira. Ubundi duke ufite cyangwa se byinshi ufite ukabyohereza bakabishyikiriza abo bafasha, cyangwa se nawe ukaza ukabajoyininga, ukaza muri groupe yabo bantu. Tarsis Hope Ministry ifite abantu nyine bishyize hamwe bagenda bafasha abantu bababaye. Rimwe na rimwe ngira ngo mwagiye munabibona hano ukuntu bagiye bahahuriza abantu bakabafasha, ibintu bigakomeza kugenda neza cyane. So rero ndumva ibyo bigenze neza cyane. Reka ntangire nsuhuza abantu mwese mukomeje kudukurikira uko bwije nuko bukeye, rwose mudahwema kutwumviriza cyane. So by'umwihariko abarundi, nshimira ukuntu mwanyakiriye. Abarundi rwose mwanyakiriye neza, mwamfashe neza. Ubu ndabura iminsi mike ngo ntahe, niyo mpamvu mubonye ntangiye gukora ibiganiro ndi nyine. Ndagira ngo noneho tuganire by'indani, sibyo? Introduction se nyikoze gute ko mubyumvise? Muze kumpa amanota nyine mushyireho munsi message. Urumva ni ubwa mbere hostinze ikiganiro ndi nyine hano. Ema nawe aba yicaye hafi yanjye, nawe aba arimo aranyerekera mbwira ati gutya na gutya ibi uri murabikora sawa, ni fresh. So ndumva ibintu ari uko nguko nyine, mubwo namwe muraza kumbwira uko mubibona. Rero reka tubanze twirageze Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina, kuko hari ibintu nifuza ko tuganiraho bigenda biturendinga hirya no hino, tubivugeho cyane cyane. Ndagira ngo abanyarwanda muze kuba hafi y'iyi televiziyo, ntimuze gukuraho, ntimuze kuvanaho. Ubundi ibintu biri imbere nibyo byiza cyane. Uwiteka Mana yacu turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe udahwema kutugirira uko bwije nuko bukeye. Muri aya masaha twongeye kwishinganisha imbere yawe, ukomeze kuturinda umubi, turinde imigambi y'abadayimoni. Dore Satani irimo irahiga abakozi bawe uko bwije nuko bukeye, irimo irakora uko ishoboye kose kugira ngo abantu bawe ibakure mu murongo. Ariko turakwingize Mana kugira ngo tubambire amahema, udushyire imbere umucyo wawe, utuyobore nk'uko wayoboye Abisirayeli. Icyo twirukanye n'imbaraga mbi z'abadayimoni mu izina rya Yesu, amen. So ari ikintu nagira ngo tuganireho. Ndimo ndagenda mbona inkuru zirimo gucaracara hirya no hino ku isi. Hari inkuru y'umunyarwanda witabye Imana, wenda bari mu Burundi mushobora kuba mutarabibonye. Umupasiteri
pasiteri witwa Pastor Theogene uzwi ku izina ry'Inzahuke. Ngire ngo nutaramubona wenda kuri video cyangwa se wenda ngo muhure amaso ku maso wigeze kumva abantu bamuvuga. Uyu mupasiteri rero ni inshuti yanjye nako yari inshuti yanjye ndumva ariko navuga yari inshuti yanjye twakoranye umurimo w'Imana ahantu henshi hagiye hatandukanye. Hari n'amajwi mfite twagiye tuvugana kuri telefone niba ngombwa wenda ndaza kuyabashyiriraho. No mu minsi iri imbere twari dufitanye gahunda, hari umuntu nzabera pare mu bukwe mu kwa 12 niwe wari kuzantwara. Urumva twari dufitanye gahunda nyinshi cyane. Uyu pasiteri rero nawe ibintu yakoraga ni nk'iby'iyi ministeri ikora. Ni umupasiteri wafashaga abababaye, ni umupasiteri wakundaga abantu, akishimira kubona wa muntu warubabaye yigunze afite ishavu aseka amwenyura. Ahari rero aho yaruhukiye Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira, ariko reka mbanze nkomeze n'umudamu wenda bizi neza ko iki kiganiro arimo arakireba. Humura nkuko nanabikubwiye nkutelefona kuri telefone kuko Theogene yitaba Imana ntago nari ndi mu Rwanda, ndacyari hano i Burundi. Yitabye Imana naraje. Naramwihanganishije umudamu we ndamubwira nti wowe komera, kubabara ntibyabura ariko komera kugira ngo nabo bana ubakomeze, kuko urumva ntago wababara cyane ngo uheranwe n'agahinda n'abana bababare, nta muntu wabona, nta muntu wahoza undi. Rero nakomeza humure cyane. Uyu mupasiteri rero usibye kuba yaragiraga ubuntu, ni umupasiteri waciye mu bikomere byinshi. Abantu batabizi, mu Rwanda higeze kuba jenoside yabaye mu 1994. Uyu mupasiteri bamwiciye imiryango myinshi, bishe imiryango ye myinshi, asigara ari hafi ya wenyine. Ubuzima bwa mu myaka yose yabayeho, hafi ya yose yabayeho astrugglinga, ari wa muntu urwana n'ubuzima, arwana no kwiyubaka. Uyu munsi rero yitabye Imana akimara kugera kuri rwa rwego buri muntu ageze kuri rwa rwego buri muntu wese abona akavuga ati wow, uyu muntu koko yateye imbere. Uyu mupasiteri ndabyibuka ko yewe ubwanjye twigeze kuganira, arambwira ati yarabinyibwiriye icyo gihe ndi kumwe na mama, yarambwiye ati yaratubwiye ati yewe buriya nabuze umuntu mbera umubyeyi, ariko asaba mama wanjye arambwira ati uranyemerera umbera umubyeyi. Mama arabimwemerera, arambwira ati rero ngewe ninjya numva nshaka kureba, nshaka kugira umuntu nganiriza, nzajya nza hano nkuganirize, ubu nagufasha nk'umubyeyi wanjye. Urumva mama wanjye Theogene uriya witabye Imana yafataga mama nka mama we. Murumva yazaga mu rugo, yewe hani igihe yazaga ubona ko gahunda y'ibiganiro atari nayo yashyize imbere, kuko twakunda gukorana ibiganiro kuri la televiziyo yitwa Inzahuke TV. Akaza mu rugo tugasangira, yewe mbese tumuzi byinshi, ariko yari umwana mu rugo, ntago navuga ibye byinshi ngo ibye ni byinshi, ntago navuga ngo mbirangize. Ariko noneho ikintu nshaka kugira ngo tuvugeho, hari abantu benshi yewe twita ngo ni abakozi b'Imana nagiye mbona bamuvuga ibintu bitandukanye. Abantu bakajya hariya ngo Pastor Theogene yaratanzwe n'igitambo. Si umuntu umwe wabivuze, nabonye ari abantu benshi babivuga, kandi noneho nsanga abo bantu banabivuga ndanabazi ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se benshi twaranahuye ndababona. Ariko ndibaza ibyo byanteye gutekereza, urumva nanjye bakibivuga nari ndi muri confused, ndimo ndatekereza koko Theogene ibi bintu bavuga nibyo. Ntangira gutekereza, nkora research, noneho nza kubona ahantu ku gitangazamakuru kimwe bavuga ko ngo Theogene ubu icyo gihe ajya kwitaba Imana yari ari Bugande, yari yagiye kuzana abantu bari baturutse muri Amerika. Ageze i Bugande mu gihe bari barimo guhindukira bagaruka, urumva yari yamaje kubafata bagaruka, ngo Theogene ashobora kuba yaribeshye akagendera mu mukono utaruwe, kuko murabizi yuko hariya mu Rwanda iwacu y'imodoka twebwe tugendera iburyo,
ibugande rero bagendera ibumoso. Umva nimba umuntu twebwe nimba imihanda imeze gutya, twe uzamuka anyura aha, ibugande uzamuka anyura aha. Mwabyumvise noneho. Urumva rero ashobora kuba ngo yaribeshye akagenda mu mukono utari uwe, agahura n'imodoka ikamugonga. Ariko wenda ibyo reka twe kunabitindaho, ibyo twe kubitindaho, ahubwo turebe ngo Pastor Theogene ibintu abantu bavuga ko yatanzwemo igitambo nibyo. None se nkamwe mutekereje nk'abantu mukorera Imana, umukozi w'Imana atangwamo igitambo bigashoboka? Namwe imitima yanyu basubize. Ese bundi twibaze ngo umuntu gutamba igitambo muri bariya bakorera imyuka mibi cyangwa se bakorera satanike, umuntu batambamo igitambo aba ari muntu ki? Ngiye uko mbizi ni umuntu bashobora gushuka bakamuvana mu byizerwa akaba joininga, hanyuma bakamutambamo igitambo. Ariko ntago nzi ko imyuka mibi ifata umuntu ukorera Imana ngo bamutangemo igitambo ngo bikunde. Jewe rero biriya nabibonye nko gushinyagura, nabibonye nko gutesha agaciro umukozi w'Imana Pastor Theogene. Ndabivuga mpagaze ku maguru abiri. Nabibonye nko kumutesha agaciro, nabibonye nko kumwandagaza, nabibonye nko ariko Theogene ni umuntu wakoreye Imana, ntago ibyo byose bavuga byamufataho. Hari ubwo byamugeraho. Naruhukire mu mahoro. Tuzi yuko igihe nikigera natwe tuzamusanga mu ijuru. Abizera ko ijuru ribaho, twe twizera ko tuzajya mu ijuru, tuzamusangayo. Theogene nge ndemera ntashidikanya ko yagiye mu ijuru kuko yakoreraga Imana, ntabwo yakoreraga Satani. Rero abantu benshi mu nkurikiye ndabizi, ndi bubohereze link y'ikiganiro, mwagiye muvuga ibyo bintu ngo yatanzwemo igitambo. Ubundi munatekereze ko ibyo bintu munavuga amategeko y'u Rwanda arahari, arareba ibyo bintu. Uwabajyana ahantu akabicaza akavuga ati musobanure ibintu buryo yatanzwemo igitambo, mwabyerekana, mwe mwagaragaza fact zose zigaragaza ko Pastor Theogene yatanzwemo igitambo. Ndacyari Burundi, nzagaruka. Byanangoye introducing ikiganiro kubera ko nari mfite ibintu byinshi byo kuvuga, ariko bantu mwagiye mukoresha ari amajambo ngo Pastor Theogene yatanzwemo igitambo, mwarambabaje ko Pastor Theogene yari mfite yanjye, ni umukozi w'Imana. Ibyo rero byo kuza kuvuga ngo yatanzwemo igitambo, ntago uri ari we mubonye ko yatanzwemo igitambo. Pastor Theogene si yari umunyabyaha, yari umukozi w'Imana isumba byose. Ko ngenda namubonaga nta nubwo yavangavangaga nk'abo ngabo nagiye mbona bamwe muri bo nzi ko bavanga. Babaye ibitambo bibaye bitangwa ku bapasiteri, se kuki bariya bavanga atari bo ahubwo baba ibyo ntabwo dushaka kubyishira nabo, ntabwo bakwiye gutangwamo ibitambo. Ariko Pastor Theogene yatashye mu kiranutsi, nta gitambo yatanzwemo. Hari ntabwo ibyo reka mbyihorere. Yes, so rero bantu dukoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane nk'abinfluencer ku ma YouTube, mujye mumenya ibyo muvuga. Nimba udafite ibyo kuvuga ceceka. Urumva ibi bintu hano hantu kuri izi mbuga ziba zikurikiwe n'abantu batandukanye. Hari abantu bashobora kubona ibyo wavuze umuntu akabyakira gutyo. Ahubwo ndagira ngo mbwire abantu, bano bantu benshi barimo kuvuga ibi bintu, wasanga ari n'aba bantu bari bamufitiye ishyari, bafitiye ishyari Pastor Theogene, bareba ibyo amajije kugeraho bikabacanga, bo bakabona uburyo bastragorinze, bakabona batarigeze bagera ku rwego nk'urwe, yamara kwitaba Imana bakavuga byinshi, sibyo? Ariko reka mbabwire, mujye mwitonda. Iyi si nyine tuyiriho twese, nyine abantu bose ku isi ni abagenzi, inshuti yanjye, tujye twitonda. Kandi ngewe ikindi kintu nanenze, abantu nabonye barabigize ubucuruzi cyane kurusha ibindi bintu byose.
abantu bakaprodinga Pastor Theogene yatanzwemo igitambo baravuga ibintu byinshi mwe murashinyagurira umuntu wigendeye biriya bintu ngo ndimo ndibwira abantu bagiye kumbuga bakabivuga ari nkawe babikoreyeho cyangwa ntibikakubeho ari umuntu uzi mwene wanyu babikoreyeho we wakwishima ese ubundi reka byarabaye ni ngombwa ko iki gihe muhita mubivuga gutyo muhita mwataka direct mutabanje ngo munatuze munarebe ese ibi bintu ni ibiki biravaye birageye bigaragare ko n'abantu benshi barimo gukoresha izi mbuga nta bwenge benshi bafite ntabwo babasha kuyungurura ngo barebe uza abantu bakomerekeje ndimo ndibwira abantu abantu babikoze kuriya nyine bagiye kubivuga ku mbuga nkoranyambaga so ndababaye cyane ku bwa Pastor Theogene yatabarutse noneho hakagerekaho amagambo yabariye abantu Pastor Theogene yari inshuti yanjye ya yindi Pastor Theogene yanjyaniye umudamu kwa muganga ajya kubyara namuhamagaye saa 8 z'ijoro ahita yatsa imodoka direct icyo gihe bari yari atari yava hariya Karuma aho yakodeshaga hariya mu Gatsata rw'inyana ahita yatsa imodoka saa 8 yarangezeho ahita ajyana madamu wanjye bagezeho basanga madamu ninda yarigize ikibazo bamusubiza arongera aramugarura inda yongeye imufashe ndongera ndamuhamagara ati ndaje ahubwo se tuzongera kubona umuntu umeze nka Theogene haka umuntu arirwa araho kumbuga harimo ibitambo tambo mwaje mumenye uburyo mushinyagura umuntu akamenya umuntu yanyuze mu buzima nka buriya yiciwe imiryango yagiriwe nabi nawe uraho ngaho ngo yatanzwemo ibitambo urumva uri seriye mu mutwe ari yushuwa ibyo uvuga ubihagazeho banyamakuru nzaza kuwa gatandatu mu mbabarire mu ntumire ibi bintu mbivugeho kuko nge byarambabaje nimunanga ko mbivuga nzajya kuri la televiziyo ya Theogene yasize mbabwire bafungure kamera tugire ikintu tubwira abantu ariko byarambabaje kabisa kandi ntekeza ko n'abandi bantu mwakundaga Pastor Theogene ya nkuru yarabababaje batamba igitambo ku muntu wakoreraga satani ku muntu weguriwe mu Rwanda murabizi hari ibintu bitaga umuntu kubimandwa umuntu yabaga imandwa ariko bamujyanye muri iyo myuka satanike buke agashiduka bamugize imandwa nawe yarajoyininze ibyo bidayimoni Theogene rero we ntago yari yarabaye imandwa y'abadayimoni ntago yari yarigeze akorera satani akoreraga Imana abantu rero bavuga biriya bintu bavana amashyari hariya so reka twe kuvuga byinshi dusoze ariko nongera kubibutsa ko hano turimo turakorera ni muri ministeri ya Tarsis Hope Ministry TV hano ni muri Tarsis Hope Ministry televiziyo nayo ikoreramo hano yitwa Tarsis Hope Ministry TV nkwibutsa gukora subscribe nongera kwibutsa ko ukeneye hoteli nziza hano ho kurara hameze neza hatuje hatari urusaku hatari abantu barara barwana bagira gute gana Chanceline Star Hotel ikindi ni ubwa mbere urumva mu Rwanda ho niho najyaga nkunda gukora ikiganiro njyenyine byo murabizi umaje kumenyera urumva hano bwari ubwa mbere kandi murabona ko nagerageje gukora uko nshoboye kose kugira ngo ibintu bigende neza so nimba mubona ari byiza nagaruka nkajya bagezaho byinshi bigiye bitandukanye mushyiraho comment mumubwire muti komereza aho ngaho cyangwa banansinyishe kontara ya burundu nako y'imyaka nk'icumi Tarisisa ameneremo amafaranga mpereze nka miliyoni nka 500 undi tuze dukora ibintu bimeze neza yes so rero turabashimira mwese mwadukurikiye nshimire cameraman Edu ni umukameramani uri muri abica bigacika kandi Burundi arimo arakorera amafaranga menshi nshimira na Emma navuga ko Emma twamwita nka chief director w'iyi televiziyo ko Emma buriya niwe burimo ko organize ibintu byose yes mbwira n'abarundi rero mukomeze abarundi muri diaspora murabizi ko tuziranye bamwe na bamwe muze musura igihugu cyanyu visit Burundi sura igihugu cyawe menya amateka y'igihugu cyawe n'abandi bantu batari abanyagihugu
bo nko mu Rwanda, Kenya, Uganda n'ibindi bihugu, ushobora kuza mukaza mu Burundi mukajoininga, mukareba amateka y'igihugu, mukagitembera, mukarya ibiryo byaho, mukarya uburobe, mukarya mikeke, bakira neza kubi. Nzakumbura ariko uko byagenda kose nzajya nza amasure, narabakunze, n'abantu beza pe. Nukuri ndagira ngo banyarwanda babwire, mu Burundi ni heza. Mu Burundi ni heza, n'abantu bari fresh mu mutwe. Ibintu byose nyine barabikora biri ku murongo, n'abantu bakunda abantu, kandi n'abantu batarobanura ku butoni. Genda bivuga mpagaze ku maguru abiri. N'abantu batarobanura ku butoni, ni ahantu ushobora kugenda umuntu ntakurebere ku ibara ry'uruhu ngavuge ngo wowe ngo oya. Ngiye mu gihe cyose nagendeye i Burundi pe, mpamaze icyumweru n'iminsi, ntago nigeze mbona umuntu avuga ngo dore bya bindi nagiye numva mu myaka yashize ngo dore iboro ngo dore no. N'ahantu heza, hari safe mu kuhagenda rwose. Banyarwanda muze mutemberere Burundi, mwana hashora imari. Murabizi yuko igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda ubu rwose amarembo arakinguye, ni sawa. Nshimira na His Excellence w'u Burundi, igihugu rwose kirimo kiraraninga neza, kimeze neza kabisa. Nimba iyi video ari buyibone yumve ko namushimiye afande rwose cyane. Nshimire by'umwihariko n'abayobozi bacu bo mu Rwanda, by'umwihariko papa wanjye. Nkunda gushimira perezida wacu wo mu Rwanda, mwita papa, mwita daddy. Ndamushimira cyane ku hantu agejeje u Rwanda, kandi n'uburyo yakomeje kwita ku Banyarwanda. So reka dusoze rero mbabwira ngo ukeneye kumpamagara, abantu mushaka kuza tukabahostinga mu biganiro, bahanzi mufite impano mukizamuka, abantu mukora business mutamamaza, muze tubamamarize. Muhamagara kuri 0786855784, 0786855784. Ushaka kuvugana n'uwundi muntu wabigusobanuramo neza, wenda uvuga ikirundi neza, reba nimero iri kuri iyo screen. Rero ndumva nababwira ngo ciao ciao, hasta la vista.